Yo ni umuhungu wanyu Emi. Noneho tugenda tubazanira ibyamamare bigiye bitandukanye. Twabazaniye icyamamare gitwika bya danje kurusha ibindi. Watangira wibwira abadukurikiye. Yo, it's your boy G Weapon Boy, the man from nowhere. Yeah man. Mu kazi kawe kwa buri munsi ni uburaperi gusa cyangwa ufite n'ibindi ukora? Acting amafilime, ndi umuraperi. Muri ino minsi urimo gukina akahe gafilimi? Hari sere nabashije kugaragaramo yitwa Kabutindi series. Ubu ngubu watangiye kuyikinamo, urimo kugaragara muri zirimo gusohoka cyangwa nibwo watangiye kuzikina? Ntago iyo ndimo ntago irasohoka, naciyeho amasaha make ishutinzwe, ndakeka nzagaragara nko mu gice cya 5 I think. Cya 5. Noneho ntago ari icyo cyari ngombwa, gusa ndumva nimba ufite itara zitandukanye urumva ni ibintu uzi kandi ushoboye, sibyo? Tugaruke ku muziki wawe. Umuziki wawe bimeze gute? Ibijyanye n'umuziki wawe, umuziki wawe wawutangiye ryari, bimeze gute? Umuziki wanjye ndatwika man, haje gushya ewana. Haje gushya nyine, imizigo iri hanze yarasohotse. Icyumweru gishize ndumva nibwo nashyize iyo bise mu maso yanjye hanze. Nabaye nkize hirya hip hop, ndabanza ninjira afrobeat ewana. Umve ngo umuzigo uri hanze, uri YouTube, abantu babasha kugera YouTube babasha kuduha support, ukajyaho ugajya search yawe ukandikamo G Weapon Boy ewana, ngo murayibona, ari ntarirarenga yasohotse, ari mu maso yanjye, ukajyaho ukabasha kuba wasubscribinga, like, comment hafi aho ewana. Support yanyu irakenewe. Murabyumva neza rero abadukurikiye mwese, turi kumwe n'umuhanzi cyangwa umukinnyi wa filimi icyamamare. Noneho reka tugaruke mu ndirimbo zawe. Ese uririmba mu buhe bwoko? Urabona umuziki wanjye nta mezi arenga 3 ashize nkugiyemo. Ni ukuvuga ngo nje ubundi iyo utarafatisha ikintu ujya hose kugira ngo urebe aho bazishimira. Narabandirimbo yanjye ya mbere yari hip hop, indi na afrobeat. Ubwo ngubwo ni numva bashimye hip hop cyangwa afrobeat, nshobora no kuzakora reggae nkakora R&B, aho bazishimira niho nzakomereza tu. Wari urimo kutubwira ngo ugaragara mu bintu byinshi bitandukanye. Ese ni gute ushobora kuba ugaragara muri ibyo bintu bitandukanye? Tuvuge filimi, indirimbo, iki ibintu byose ukaba birimo. Ese ninde ugutera inkunga yo kugera kuri urwo rwego? Right now ndi managing tu, nta support mfite. Ibintu byose urifasha. Ese ubona uzagera ku ruhe rwego utafite abandi bantu bagufasha? Umuntu wese aba afite inzozi, ariko nyine kandi ikindi bavuga ko ntawe uvuka ngo yuzure ingobyi. Urabanza mu bushobozi bwawe ukamenya ngo ese ubundi ibyo ndimo ngiye ubwanjye nabasha kubanza kwishyirira itafari kugira ngo na bamwe bakuru babashe kubona ko ari icyo nshoboye. Ugomba kubanza nyine kwiremamo icyizere man, ntago ibintu byose wahura n'ababiguha, hari ibyawe ubanza gutakaza. Tugaruke muri filimi. Watubwiye ko urimo kugaragara muri filimi bita Kabutindi. Ese Kabutindi ubona imeze gute? Ubona izatwika cyangwa? Iriya filimi izatwika kuko ubundi ndahamya ntashidikanya ko buri igihangano cyageze muri Rocky Entertainment ewana. Baratwika man. Baratwika? For man. Ese ni ibihe bibazo mushobora kuba muhura nabyo wenda nkamwe mugaragara mu bintu bitandukanye? Tuvuge indirimbo, amafilimi, ni ikihe kibazo mujya muhura nacyo abantu mwifasha mu bintu byose? Urumva ikibazo ntago cyabura, kuko nk'ubu ngubu haba hari akazi kadutunze katugaburira. Kuko nk'ubu nkanjye mwitangira ntago navuga ko ntunzwe n'umuziki cyangwa no kwactinga mu mafilimi. Urumva nyine nk'ubu nk'ako kazi, urabona nk'uyu ni umunsi nafashe wo kuza kwactinga muri Kabutindi series. Urumva nyine imirimo yanjye yahagaze. Imirimo yawe yahagaze. Ese ubusanzwe ukora iki? Hari imirimo nkora iri prive bitari ngombwa ko navugira aha ngaha, buriya niba ngombwa tuzayivugaho tu. Murabyumva neza rero abadukurikiye mwese ko turi kumwe n'umuraperi, umukinnyi wa filimi. Ese muri comedy zo ntago yaminiya? Comedy nabo bajya bampropose, ariko bitewe nyine nako kazi umuntu aba akora kamutunze, ubusanga
ubigiyemo bishobora gutwara nk'iminsi irenze 3. Urumva rero iyo ufite akazi kagutunze utagahaye umwanya hari igihe byarangira ugiye ubuza amafaranga yo kurya tu. Twebwe ubundi turabakunzi ba comedy, ntago dusetse tugerageze duseke nyine Comedy se? Comedy ubungubu ubundi ngewe reka nkubwire sibyo, ukimara kumbwira ati ngewe nkina comedy cyangwa se nzi comedy ibintu byazo, urumva mpita nseka, urumva ngerageza nyine unsetse igitwenge cyanjye gisohoke nyine tu. jya nk'akantu gato wenda nagusetsaho. Ni nk'akantu subwo ndavuga ko nakumbishera ngo habayeho umuntu noneho ngo umuganga amupimye amusangamo indwara, noneho amubwira ko indwara ye mu cyumweru kimwe, I think ndakeka ni icyumweru kimwe kazaba yapfuye. Noneho uwo muntu yigira inama, noneho aragenda yica umuntu bamukatira imyaka 25. Arangije aravuga ati burya nzo bwenge icyumweru cyanjye kivuyemo imyaka 25. Ibintu bijyanye nk'ibyo n'ibindi bigenda bize. Murabyumva ko uyu muhungu wacu ibintu akora abizi kandi abimazemo igihe kandi gifatika. Abadukurikiye rero uyu muhungu wacu ariyaminiya mu bintu byose bishoboka. Abifuza kwa ngo bagutera inkunga bagushakira hehe? Mfite imbuga nkoranyambaga ngiye ndiho right now YouTube, ariko first of all mubanze mujye YouTube, support yanyu irakenewe. YouTube subscribe, buriya ufite n'igitekerezo cyandika muri comment nkamenya ngo uyu muntu hari ikintu nshakaho. Tuzamurane, by the way tuzamurane kuko nta tafari rimwe ryuzuza inzu. Numvishe ngo uri umuntu nyine ushobora kuba ibintu bye byose wifasha. Ese ubonye nk'umuterankunga wamwanga cyangwa urishoboye nyine ntago wamwemera nyine cyangwa wanamwemera simbizi mbwira? By the way nta muntu wanga umuterankunga. Ni hehe nk'umuntu ushaka kugutera inkunga cyangwa ushaka kugusunikiraho nk'akantu, ni iyihe nimero wenda yagushakiraho? Facebook mbaho, Instagram yo nabaye nyiretse barayihakinze ubu ngubu. My number umuntu ayikeneye turayibaha, cyangwa se hari niyo nkoresha kuri WhatsApp gusa ushatse wanyura ukanyandikira 0788446875. Abanyarwanda barasobanukiye batere back bayumve neza utayumbishije. Wahese urumva ko twabazaniye icyamamare, urumva nimba wajyaga wicara ukoresha WhatsApp ukaba warabuze uburyo ushobora kuba wareba amasitati y'umuntu utwika kandi urenze, wamushakira kuri iyo nimero warangiza ugatwika, sibyo? Wasoza ubwira abadukurikiye, ese muri rusange wifuza ko urwego rwawe nyine se wifuza ko ari ikihe kintu waha agaciro? Ari umuziki, filimi, comedy, wifuza guha ikihe kintu agaciro kugira ngo nugutera inkunga amenye aho ahera? Byose man, byose tu. Kurabona ntago n'ufite ibintu acuruza, ndamye nashidikanya nta muntu ubucuruza umuceri gusa. Wenda bariho gusa ariko naba afite byinshi birenze. Urumva ubucuruza umuceri, isukari, umunyu, ngomba kujya comedy, filime, music, haje gusha hose ugatwika. Wayase murumva ko gahunda ari South Africa, mwana w'u Rwanda. South Africa. Noneho wasoza udukubita akaopera gato cyane twita twimanukira. Mukunzi wanje iteka mpora ndota umwanya nk'uyu wampakaboko kawe dutemberane nkujyana hudakeka, ni keshi cyane nifuza ibintu nk'ibi kuko udahari bigatuma niheba, wampaye umwanya nkaguha byose ushaka, icyo nzi neza nukuru w'agaciro, iby'agaciro ubirusha agaciro. It's your boy G Weapon boy, the man from Vovkau. Wayase noneho kubera ko nkunda n'ibintu by'imbirapire gatwika nyine, urumva ndagira ngo uhite usoza urapa akantu karaho. Navutse mu kinyejana hakaga kari ku ngoma, habapfa n'abapfakara ari inkuru mu bivugwa, ibyorezo by'urudaca mu bana batutungana, abifite barashisha abadafite barapfa, ingaga z'inyomarura street hasi umukara duhiga inote byo gupfa, ibyuya biri kubira izuba riracyarasa rirenga nkiyatigita, sinzigera nge ndekura nkiraha nkiri muzima.
G Weapon. wayase ni iki wabwira abantu batarakora subscribers kuri YouTube channel zacu? Umuntu utarakora subscribe uriya sinzi ko wanamwaka amazi ngayaguye, kuko niwinjira YouTube ukumva ikintu cy'umuntu kagikunze nturi bubashe kugera ahari ngo umuhe peace, basi muhe subscribe, nibinashoboka wandike comment mubwira ati thanks my brother. Twasoza sibyo kandi wakoze cyane brother. Yo n'umuhungu wanyu Emi yararimo kubatwikira, twabakundaga cyane nakagaruka. Ciao ciao.